Oh yes, hano nguhaye ikaze kuri YouTube channel yacu News World Rwanda. Nizere ko umeze neza aho uherereye hose, kandi naho utameze neza nkwifurije kumera neza. Nyagasani akurinde kandi akwiteho. Aka kanya rero tugiye kuganira ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi National Team. Rwanda National Team iri mu gihugu cya South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo, aho iri kwitegura umukino ku munsi w'ejo bazakinamo n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Hari byinshi rero batangaje nyuma y'imyitozo bakoreye kuri iriya stade bazakiniraho ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3 z'ijoro. Bana natwe rero wumve ibijya mbere mu ikipe yawe, mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nizere kandi ko wamaze gukanda subscribe hano. Niba utarakanda subscribe, igihe ni iki ngiki fatirana ufunguye ino video, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Hano tuba turi kuganira ku mikino, by'umwihariko umukino wa football, aho twibanda cyane cyane hano mu Rwanda n'ibiki biba bigezweho mu Rwanda ndetse no ku mugabane w'Uburayi, tukanyuzamo tukabahereza ibijyanye na transfer ndetse n'amakuru yaho mu ikipe zanyu muba mukunda: Manchester United, Arsenal, FC Barcelona, Real Madrid, Chelsea ndetse n'ayandi menshi. Kakanyero munyemerere tube twiganira ku ikipe y'igihugu Amavubi, aho umunyamabanga wungirije muri Ferwafa ushinzwe ibya tekinike yaganiriye n'itangazamakuru cyangwa se n'abanyamakuru bagenzi bacu bari hariya muri Afurika y'Epfo, barimo Rugangura Axel, Jean Butoyi, Jarick Imfura yacu, David Bayingana na Ephraim Kayiranga. Bose baganirijwe n'uyu muyobozi muri Ferwafa, aho yagiye agira byinshi atangaza bijyanye n'umwiherero w'Amavubi, aho bari hariya muri South Africa bari kwitegura umukino wa kane mu itsinda baherereyemo rya gatatu. Bakomeje kuba aba kabiri nyuma y'uko iyi Lesotho n'undi bazakina ku munsi w'ejo ariyo iyoboye itsinda n'amanota agera kuri 5, mu gihe ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda bafite amanota agera kuri 4. Rero uyu umunyamabanga wungirije ushinzwe ibya tekinike muri Ferwafa hari byinshi yavuze nyuma y'iyo myitozo itegura umukino, aho yavuze ko Amavubi yiteguye neza Lesotho, ndetse anasobanura ibyavuzwe ko abakinnyi 4 baraye cyangwa se baraye mu cyumba kimwe cy'iyo hoteli. Ibi byagatswe rero ku cyumweru tariki ya 9 Kamena, nyuma y'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi isoje cyangwa se asoje imyitozo yayo ya mbere kuva ivuye muri Cote d'Ivoire, aho yakiniye umukino wa gatatu mu itsinda abakina n'ikipe y'igihugu ya Benin, aho bazaga kuwutakaza uyu mukino batsindwa igitego 1-0. Uwo munyamabanga rero bamwita Mugisha Richard yavuze ko umwuka umeze neza mu bakinnyi usibye imbeho, ndetse anavuga ko abakinnyi batiteguye, anavuga ko abakinnyi biteguye neza ndetse ko bafite n'imbaraga zo kuzatsinda iyi game ya Lesotho. Mu magambo rero yagize ati: uretse imbeho itandukanye naho twari turi hariya muri Cote d'Ivoire, ariko mu ncamake umwuka umeze neza. Birumvikana umukino kiba urugero nkanjye by'umwihariko ndetse n'umunyamabanga Kalisa Adolphe twagiye kubonana n'abakinnyi muri rusange, birumvikana nk'abakinnyi bari bababaye cyane twese, kandi nta n'umwe wari wishimiye ibyabaye cyangwa se umusaruro twari twabonye. Cy'ingenzi rero ntabwo ari ukubabara gusa, ahubwo ni ukwigira ku makosa aba yarabaye ku munsi wa mbere, ariko umwuka umeze neza kugeza aka kanya, abakinnyi nabo bameze neza, bararyama neza. Ibindi bijyanye n'imibereho yabo bimeze neza nk'uko mwabibonye, nta kibazo mu by'ukuri igihari. Bafite umwuka uganisha ku kugira ngo bakosore amakosa yose yakozwe mu mukino twahuyemo na Benin, kuko barabizi byabaye, twarabibonye twese nk'abanyarwanda twese. Birumvikana ko ntawe byashimishije, ariko ntekereza ko nabo ntabyo byabashimishije kurenzaho, kuko inshingano zabo ntabwo bazubahirije. Rero bafite morale ku buryo twibwira ko twiteguye ibirenze ibyo twabonye mu mukino uheruka. Vice Perezida rero wa kabiri ushinzwe tekinike muri Ferwafa abajwe ku bijyanye na ikipe irimo iba ndetse
n'uburyo ibayemo. Yagize ati nk'uko nabivuze ubushize, kimwe mu bintu turimo gukosora gikomeye ni ukureba ko uburyo umukinnyi abamo ari bwiza. Hari igihe twibwira ko dushakamo umusaruro umukinnyi mu buryo bw'ikibuga, mu mikinire ndetse mu mukino, ariko nyine umukino ujya kuba hari byinshi umukinnyi akeneye, aho atuye, amasaha agomba kuboneraho ibyo akeneye ku gihe, ibijyanye n'imibereho y'aho aryama nayo ni ingenzi cyane. Ariko nyine icyo mvuga ni uko umwuka baba barimo ugomba gutuma uruhare rwaho batuye rutagomba kugira ingaruka ku musaruro baba bari butange. Ahasigaye hakaba imyitozo ye, hakaba ibyo umutoza nawe yamubwiye. Ibyo rero twarabikoze ahantu batuye nk'uko nigeze no kubitangaza, n'ahitwa De Capital Zimbali. Ni ahantu heza cyane kandi hari byose bakeneye biri ku rwego rw'inyenyeri 5. Yanavuze ko kandi ku bijyanye n'abafana bazaba bari inyuma y'Amavubi muri stade, barimo baravugana na ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo ko bazaba bahari benshi baturutse no mu zindi ntara atari aho bazakinira gusa. Mugisha Richard abajijwe ku bijyanye n'amakuru yagiye hanze ko abakinnyi b'Amavubi baba baraye mu cyumba kimwe ari 4 bitewe n'ikibazo cya hoteli, yagize ati mu magambo ye, iyo umuntu atangaje ibintu yabitangaza yaba afite amakuru cyangwa atayafite. Icyabaye ni iki rero, nuko muri iyi hoteli mwabibonye ifite inyenyeri 5, igiye rero ifite ibyumba binini, ikaba ifite n'aho yakirira abantu, ariko bikaba ari ibyumba bitandukanye cyane kandi byagutse. Ni ukuvuga ngo ni icyumba kimwe gishobora kuba gifite ibitanda 2, hakaba hari n'ikindi gishobora kuba gifite ibitanda 4, noneho hakaba hari aho abahurira, ariko mu by'ukuri buri wese akaba arara ku gitanda cye kandi kinini. N'ubundi rero abakinnyi basanzwe bararana mu cyumba ari 2, ni ibintu bizwi biri mpuzamahanga. Birumvikana abarara bonyine ni abayobozi ndetse n'abatoza. Ibyo kuvuga ngo abantu bararanye mu cyumba ari 4 byo ntabwo byabaye. Ibyo wabivuze sinzi uwabimubwiye, buri muntu wese abagenzwa n'ibyo tutazi. Ubwo wenda hari umuntu mu bo turi kumwe wabivuze, ariko ukuri kuriho sinzi niba na ruriya rwego rw'iriya hoteli rwakwemerera kurara mu cyumba muri 4 ngo bishoboke. Ibyo ntabwo ari byo, uwabivuze wese yarabeshye. Kuwa kabiri rero w'iki cyumweru ku munsi w'ejo nibwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izakina na Lesotho, bari kumwe mu itsinda rya 3 mu gushaka itike y'igikombe cy'isi. Uyu umukino uzaba ku isaha y'isa 3. Rero amakuru ari mu Mavubi nuko Rafael Yeruke we yamaze kuba asubira iwabo, cyase aho akina muri shampiyona hariya muri Swede, nyuma yo kugira imvune mu mukino bakinaga batsindwa n'ikipe ya Benin igitego 1-0. Rero amakuru ahari nuko Amavubi yiteguye neza, nkuko uyu munyamabanga ushinzwe ibya tekinike muri Ferwafa bigarutseho, ngo imyitozo bayikoze neza, yarangiye neza, aho bari kuba ni neza cyane. Rero umuntu guhanga amaso abakinnyi bahagarariye igihugu bagomba kwimana u Rwanda, bakaba baruhesha ishema batsinda umukino bafitanye na Lesotho. Mbibutse ko ikipe y'igihugu ya Lesotho iyoboye itsinda rya 3 u Rwanda rureremo n'amanota 5, mu gihe u Rwanda bazacakirana rero ku munsi w'ejo ari rwo rwa 2 n'amanota agera kuri 4, ndetse na Benin ifite amanota 4 na South Africa ikagira amanota 4, mu gihe ikipe ya Nigeria ifite amanota 3, mu gihe ikipe ya nyuma ari Zimbabwe ifite amanota agera kuri 2. Ni itsinda rikomeye kuko buri imwe yose yagiye ibasha kubona amanota byibuze 2. Rero ni ugutekereza tukareba niba Amavubi aza kwisubiza intebe y'icyubahiro yari imazeho amezi ashyika kuri 6 ayicaye kuri uwo mwanya wa mbere. Ni ugutegereza tukabihanga amaso, kandi tubifurize gutsinda uyu umukino nk'abanyarwanda muri rusange, natwe tubagaragarize urukundo rwinshi cyane, baze kuba bitwara neza, tubashyigikire. Abari muri South Africa mwitabire, mujye muri stade
badutera ingabo mu bitugu, natwe hano abari mu Rwanda tuba twicaye imbere ya televiziyo zacu tubari inyuma, mu byumve ko tuba turi inyuma yanyu 5-5. N'ibyo rero biri mu Mavubi mu ikipe y'igihugu, ni ugutegeza tukirebera umukino uza kuba uryoshye, ni umukino wishiraniro kuko ni ekipe ya mbere ndetse n'iya kabiri ziri bube ziri gucakirana. Ndagushimiye rero twabanye muri iyi video nkubwira ku ikipe y'igihugu yacu Amavubi, nikomeze kugira ibihe byiza n'intangiriro nziza z'icyumweru. Hasta la vista, ndabakunda mwese cyane inshuti z'akadasohoka za News World Rwanda.